ariko nk'abantu muri kuza mukishungereza hano ngo abantu bafungishije Jackie, ninde wafungishije Jackie? Twe turiribu nta wamufungishije da yafungishijwe na bariya bamukoreshaga ibiganiro. Uzi ko ndi mu ntama ariko wumve ngo aha aho gusiba live yawe nasohoka ndakurahi iyi Sunday Church. Turi muri Sunday Church ja nimutanga amaturo kasongo yeye ndakwikundira santeni dada nuko cyazukwangazumirwa. I love you big time musho. Yafungishijwe n'umunwa we yongera nafungishwa. Hi to you, hi Chris, hi, how are you? Uba none se ko mbona wabigize inkuru koko? Ese urumva atari inkuru? Ni inkuru. Ego mana, kuki bantuka se bikaba inkuru? Kuki yantukaga bikitwa inkuru? Wanjegerawe niyandukiraga kuri buriya bucana mwirwa mujyaho butanarebwa. Urumva kuki yantukaga bikaba inkuru? Ke ntabwo namwishuriza ikintu kibi, ariko hari igihe iyo kije uvuga uti guess what period. Hari umuntu witwa kintu kifite YouTube itarebwa, iyo muvuzeho mwajya kumureba. Reka niceceke shungewe nimba nicara hano nka umuntu asante sana, umuntu utanze amaturo asante akoresheje limit. Thank you ego limit. Ese musige mutura mukoresheje limit. Guess what? Uva aho rero mureke mbabazi. Iyo mwicaye mukavuga ngo kubera iki ngo byabaye inkuru, iyi byabaye inkuru bitewe n'ababikoze. Kuko kandi abantu bamufungishije nibo mutari kuvugaho. Abantu yatukaga nta n'ikintu bigeze bamuregaho, nta na kimwe. Ahubwo abantu bamufungishije nabamuhostingaga. Urumva ndimuze kugira umuntu mwijundika cyangwa ngo iki n'ibiki, nabamuhostingaga. Mwambwebwe naragiza ngo abantu ngo barigamba bagira bate, ariko se bite byanyu? Iyo umuntu iyo babaga bari kudutuka hariya, mwe nibanukiye mama wanje mukazamura amaboko n'amaguru n'udusonga bugari mukaducurika. Kiwe nta muntu watuka mama wanje ngo agira amahoro, ntabwo bishoboka. Ntawe kiwe nta muntu ndatukira nyine, ariko umuntu uzantuka nanjye nzamusubiza. Iyo unutse rero singusubize, ujye uzirikana yuko ndibuze ibyo ngenda nkagusengera. Kuko twese sinzi ukuntu muba muri aho ngaho. Nkagira gute? Nkagusengera. Murahari? Nkagira gute? Nkagusengera. Hahandi ucanganyukirwa. Hari umuntu rero bwase ngo nimutuke hano. Hari uwo urakoze cyane Pilila. Ariko mugira amazina we ngo ni Black Pilila. Ariko barayanye mwabakecuru bwe mwita amazina. Hari umuntu rero bwase ngo nuke hano atantutse mwidumbutsa nkamutuka. Ntibishoboka. Ariko umwana yaragiye yigira mu Kinyarwanda baca umugani ngo urwishigisha ararusoma kandi yego ngo muzatoraguza igisetsa cy'Abanyarwanda amashashi. Uyu mugore arasengeye, uyu mugore arashinganishijwe n'amaraso ya Yesu. Noneho njyeweho kugwiki gugwiki wowe waba uri aho ngaho wasamye mukirirwa muri aho ngaho gwiki. Guess what? Jewe ndi ikirumbo. None se ubu nimba ndi ikirumbo uza kundeba niki? Wowe waje kundeba nturicyo? Nimba ubwiye ko ndi ikirumbo wowe nturicyo? Muponyonyo umuntu akabaraho mwatangiye kwijundika abantu, ntimugira abo mwijundika.
Nimugira abo mwijundika sheri, hari igihe kiba kitarahagera. Umuntu rero mukaza ahangaha mukirwa muvuga umuntu. Nk'ubu hari umuntu wamvuze umugore we yaramutaye imyaka na yindi, hashize imyaka myinshi kubera yuko yari yabuze nayo gutunga umugore. Mwebwe muba muri aho ngaho, wowe uraho wabuze amafaranga yo gutunga umugore wawe, wabuze nayo kumugurira renga zo kurya, zo kugira gute? Subirira mu nyandikira hano, zo kugira gute? Alo wowe uraho wabuze amafaranga atunga umugore wawe, wabuze n'ayamugurira twarenga agasohoka mu rugo akaruvamo. Buriya mureke mbabwire, warangiza ngo zo kugira gute? Zo kurya sheri, zo kurya dada. Guess what? Zo kurya. Alo, warangiza ukaza ukigiranya na jihad. Zo kurya shushu. Wowe ukaza kwirirwa uvuga jihad. Sheri, wagiye wicecekera. Banje ujye gushaka amafaranga gutunga azatunga n'umugore uzaza na wundi kuko ndiwe yaragiye. Urumva? Wabuze nayo turenga. Renga. Zo kugira gute? Zo kurya. Warazibuze zitunga madamu. Kasongoye. Waragiza ngo we nta soni, nta bwoba munagira. Alo, umuntu akicara aho ngaho mukirirwa mucerereza abantu, muvuga abantu mubatuka. Nje narababwiye nti umuntu azamvuge kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nta kibazo, ntacyo byantwara. Ariko hari abantu mamushyira mu majwi nkumva muri gukabya. Umuntu akicara njyewe sinshobora gufata iminota 30 ngo mvuge umuntu. Ariko reka mbabwire, mureke mbabwire, baricaraga bagakora ikiganiro. Sheri, wowe wabuze n'ayatunga umugore wawe, umuntu aritunze muri uyu mujyi wa Kigali yiyishyurira inzu. Darling, narangiza ngo ibiki n'ibiki ngo jihad yavuze. Njye hari umuntu ari kaza hano ngo mutuke. Njye nshobora gufata ikiganiro cy'isaha nkavuga umuntu. Oya, mvuga ibintu mwashyize ku karubanda. Nta muntu n'umwe ndaza ngo mvuge ibintu bye byihishe, niyo byihishe muhakode kuko ibintu byanyu turabizi. Nimufite abana mwabyaye mu byaro mukerekana i Kigali, none se nitubizi tuzajye tuzaze tubivuge mubatunge. Nje nta mwana afite, narababwiye n'ibintu nkora muri iyi mihanda nta mwana afite uzaza kubifesinga nawe. Ariko mwebwe barahari, abari mu byaro bari gukuka, abari Nyarugenge. Sheri, mwarangiza ngo nyoronyoro. Reka mbabwire igihano dodo. Sheri, wabuze amafaranga atunga dodo, ukaza ugahagarara ku muntu. Harimo nk'abantu baba bahagarara ku muntu nkumva mbagiriye impuhwe. Hari nk'abantu biha abantu ngo mwandaya. Umuntu ni indaya sheri, aragenda agatega agakorera amafaranga, wowe wirirwa uzenguruka Kigali. Wabuze n'amafaranga atunga umugore aragutaye. Nari nzi yuko abagabo aribo bata abagore bagasigara barwana ku bana. Ntimuzanongere. Kumfata ukasuzugura ari nko gusuzugura umugore wibyariye umwana akagenda akamurera tout simplement. Ariko mwebwe muri aho ngaho abagore barabata. Kubera iki? Hari ibyo babuze. Umugore nava mu rugo hari ikintu azaba yabuze. Hari icyo azaba yabuze. Urumva? Hari icyo azaba yabuze. Ngaho umugore abuze dodo, abuze na kintu, ntago mukomye. Abuze ibintu byose, ari kureba mu nzu, yareba aho muri stock agasanga imbeba nizo ziri gusimbuka. Yareba muri stock agasanga imbeba nizo ziri kugira gute? Imbeba nizo ziri kugira gute? Muri store. Alo? Munyandikire hano. Imbeba nizo ziri kugira gute? Muri mu biki? Ayo matelefone yanyu ko yandika mbizi, intoki zanyu hari ubwo zikonje. Hari ubwo muri neje. Hari ubwo muri neje ra? Yareba muri stock imbeba zikaba arizo ziri kugira gute? Gusimbuka sheri. Asante dini. Zitaruka, zisimbuka. Yafata ku mufuka agasanga zirimo niho zibyagiye. Yagera mu cyumba agasanga ntikari kweguka, ntikari kugira gute? Alo, ari nyuma. Ubwo nimwe hano mukore mwicare mufite n'amatelefone. Darling, stop. Iwe uraho.
nturumva narangiza ntikeguka ni gute umugore atahagenda se ukatama abajama ukabahasho ukagenda ukagura za mowete abawe ariko atana buri muntu wese donc ukajya muri apartment ufite imodoka igutwara uririrwa uterera n'amaguru ibitsisino birera kugwa mu mihanda amapavu turaragwa ivumbi ryakurenze oh my godness Hello, banza umenye vacances means what? So ubone kuza kuvugana na Jihad jewe haba vacances turabona nansanga kuri apartment runaka baguha nomero y'umuhanda cyangwa nomero ya gate right wowe uraho ngaho uramara vacances muziko umwaka wose one year darling uri muziko wunamye allo nubwo ahantu kuri hoteli runaka uri buze kubyuka ukareba kavyu kadanje urabyuka ubona abagore bikoreye amadegede allo nazamukomanyare bagiye gucuruza ku muteremuko na dodo abatwaye imiti kurura imishino ukambwira kuri muri vacances ukatangira uti ibihanga byasigaye kwihene bagurishije mu binzanire hano mbira ubikusanyirize hano ati hari iby'intama bibiri hari ikingurube kimwe hari n'iby'ihene ati n'iby'inkoko n'ibyahadendo mubizane nyama n'inyama ugikusanya ibyo naho genda ajya kuri busheri kwa Maurice mu Biryogo nkabaza cyangwa ahantu runaka ragarete simba nyama iroti imvange twagiye halo viande hashi ahubwo surazizi ntazuze heruka inzira muke uraho nguri muri vacances wania uhenye muziko ibitano urahangana na Jihad ubyuka mu gitondo sheri n'ubusi ndava mu gitanda baba babinzaniye mu gitanda yes ambiba uravugana nande banza umenye huyu banza umenye huyu ubone kuza kuvuga Jihadi bra 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 alors uri muri vacances s'il te plaît abaraha ari kuri apartment hotel ategereje ko daringa abashyitsi baza murafata iki ariko baraza ugahita wiruka ngo ibyo bihanga byahageze cyangwa ntibiraza ngo yango mubanze mu negotiating c'est quoi ça warangiza ngo uzavuga Jihad asubize nzajya nza nkuceze hano nkicara kuri YouTube ndi burebwe n'abakire na nkavuga runaka iyo platform nayiguha jamais du tout jamais mujye munareba n'abantu banuka muri iyi mihanda ariko mujye munajya no kuri The Dynamic musanga baje gushakayo platform iwanjye nkababwira muyibahe mujye mureba utwana twirirwa twumvuga muri iyi mihanda nta nubwo tuba dushobora kuza hondi ariko ubu narabaretse baraza bakicara kuri platform ndiho kugira ngo nyibahe kandi ndabashimira mwebwe mwese mujye munagenda mubarebe umuntu akajya kuri YouTube nkarebye akanuka akaza kwaka ni wacu sembera wano nze ndashaka nakati banayete muswala icyama kumera nkamwe najya ngira isoni nkanashwara muzareba abantu birirwa bantuka baza n'iwanjye gukorera ahantu nkorera kandi njye mfite kontra wowe uraza ukavuga for free I have contract y'amafaranga udashobora gutekereza darling wowe uraho ngo none se ngo bimeze mfite ngo ni power ngo ibyo bihanga by'ihene byaje
ngiyo mifupa irahari, hari ingurube, hari intama, nimuzane byose nyama mugende mutoragure kwa Mutangana ibipuavuro n'ibipuaro muzane turambikemo ubuzima bukendereye. Ariko sinanabirenganyiriza umuntu kuko ku isi duterekaho ishaka, ariko mujye munemera yuko yahabateretse mwicare neza mutagwa. Sino excuse me, ushobora kujya muri hoteli ukwezi koza, ariko jewe Jihad nshobora gusohoka hano nkajya kwicara hano kuri hoteli nkafata akayaga, ariko uhita ubibona nk'igihombo ngo hano hari n'ibifupa, hari n'ihene. Iyo wagize amahirwe ntihagire umuntu ngo wateye ubwoba ngo uramuvuga, ngo nataguha amafaranga ujya kugura agahene nako kakandi kishwe na bwake bakagashishimura nabwo mukareba uruhu ni murwanike, hakaba hari umukadogo hari urukuraho amoya nakuyikureho kugira ngo rutaza kugira ikibazo, bagakuraho barushishimura. Allo uravugana na Jihad, ushobora kwinjira Serena Hotel, Marriott nkajya kugura inyota. Wowe yawe yareba mu ntusenya, ntabwo ushobora kwishyura bed. We muzamubwira agende muri hoteli abemo nk'ukwezi kose ari hari kuba, muzase mumbwire. Ngiye nta nubwira umuntu ari wo kuza kuvuga kuri YouTube no kumuvuga mu izina ryanjye mu kanwa kanje. Ngiye mvuga umuntu afite icyahomba. Wowe uraba uri kurwanira ibihanga by'ihene n'intama n'ingurube n'abantu mu mihanda, ukaza kugushyira mu kanwa kanje. No ngiye mvuga umuntu ufite icyari buhombe. Muzanarebe nabirirwa abantu baba bashaka kuzaho ndi gukorera kugira ngo babone show. Hene zibya Sharon mwiza darling, bajye bakubaza sheri wanjye ndagukunda cyane. Nta nubwo duheruka guhurira Marriott, akeshi niho ukunda kubura sheri, buriya nawe uri umukire bajye banakuvaho. Ntabwo wamumenya sheri kuko ngiye kumuvuga ni hit. Jewe ubwagera nakuvuza izinuka depima, ibaze nakuvuza ariko Jese nakuvuga udafite icyo womba. Reka muricaye ngo Jihad ngubu mureba. Sheri ntabwo uritabira inama y'abarya umureti, uceceka. Jihad cyama tuzahura shedi, tuzahura rwose. Allo Jihad rero mureba mwumva munabona abanyarwanda barahanze. Ibaza ko nta n'ikintu ushobora kuvuga kuri Jihad abanyarwanda ngo kibatungure. Kareka ntacyo, ariko wowe nshobora kubazanira udushya twawe 1 2 3 aho usubiza ikizi. Umunyarwanda uravuga Jihad agatavuga ati ariko ibyo byose uri kuvuga kuri Jihad turabizi, cyangwa ntago byadutungura kuri we. Ariko hano hari umuntu mvuka bakavuga bati ibi ni byose byo no kameme. Nubwo se ushobora nta sinjya nseba, ahubwo hari igihe abantu mumvuga abantu bakavuga ngo Jihad ngo none se wabonye yuko wagaburiye umuntu. Ngewe iyo mumvuze mbagaburiye, ariko ngewe se ubwo nabavuga nkinjiza. Ibaze naragushyize mu kanwa kanye nkavuga izina ryawe. Reka ngusute kuko ntawe udatira kotero na Nyirarunyonga yatiya kotero. Nk'ubu abantu barashaka ko mbiyereka mu nkoreho ikidede. Ngo Jihad shumeze utumva baranadutunguri. Jordan ndakubona kuko shehi nangaye shikuku wanjye bite. Ngewe mfite groupe yanjye irimo abana beza bakundana batagira menshi, twihorera muri vibe, turaho papa, ariko mwebwe izanyu ziba ziraho zivuga abantu zigira gute, twebwe tukaza tukotona gatono. Nomwe mwatangira nshuje abantu bo muri groupe abashunda basuhuje cyane. Tuzajya gusura Jack. Nzajyayo. Ego ko nzajyayo guko none. Jordan hanyuma ndashaka gusubiza abantu ku munsi kundi baraza ngo none se uraho neza manzi twino buryo, ngo none se ngo kubera iki batafunze Jihad baramufunga. Se nabagize ngewe nakugize ntesheri cyangwa ujye kundeka bamfunze. Bafunze Jean Paul ngo kubera iki batajyanye Jihad, bafunze
bafunze Jack ngo kubera iki batajyanye jihad ubu nibafunga so cyangwa nyoko cyangwa bene wanyu uzaburaho sheri jewe ushobora kuntuka genda rimwe nkagutuka njyewe nkagutuka njyewe ntihaye kugutuka nkutuka nkukomeretsa umubiri n'umutima hahandi uri buze kuvuga uti kandi igihe nkagenda nkaryama ariko mwebwe ndabavuga mukadeprima jihad rero yambuze ujya ashobora kuza runaka yambuze no uwo mwanya ntawo mfite ngo runaka ngo arongorana na runaka Imana ishimwe n'umuntu turongorana ntimushobora kumumenya ntimushobora ukaza ugasanga nturi na size yanjye urawuteye nk'igicupa gicuritse cyausa ugatangira uravuga jihad kuma uzi kuva mu gihugu cyitwa ngo gifite amafaranga ukaza kwirirwa ni nka kwa kundi bajya bavuga ngo niva mu ruzi karigaturuma ukava muri Amerika aho bari gukorera abandi amafaranga bashishikaye wowe ukaza kwirirwa uhanganye Nyarugenge n'abajihad bisariye ubwo se kubura umunyamerika diaspora ubwo bundashije ikikomanyeko sanga ahubwo je ushobora no kwicara nkagutunga sheri njyewe rwose ushaka wanava muri ibyo bintu byo kurya ibihanga n'ibiki hato wazadukira inyamaswa dufite abakerarugendo bakabura ibyo bareba abashutse uzajya tugutunga tukugurira inyama urye nziza tukugurira inyama ariko ngo ihene ngo akagahene ukarya kangahe ubutaha utogosa werekana ibintu bitembagara mu isafuriya ngira ngo n'amayezi mushyiramo mukirira ariko jihad mu nyama ndareba hano urasheri utampaye agakoko mumereza ako kanyama nta muntu navuze izina ariko uribwa yumva arajya kuvuga tu nta muntu nigeze mvuga izina kuko bavuye muri Amerika mujya muvuga ngo Kigali irananiye none se Amerika yananiye mwiriwe ariko wowe Amerika irakunaniye ubu nicara ngo Kigali irananiye abantu bazanyota njyewe ngeze muri Amerika nakwicara nkatuza nkakorera amafaranga nava no mu misi byose ariko disi nkava muri Amerika nkaza mu bihanga by'ingurube mana oya nta muntu navuze izina nigeze mwumva mumbwi hari umuntu nigeze mvuga izina ariko jewe iyo bantu bashaka gucuruza muponyonyo baraza bakavuga ngo jihad kuko iyo uvuze abanyarwanda baza kumva jihad ava ndabatunze muri iyi minsi jihad I think about my baby I love you thank you so much darling I love you too ese mutuhanguza Amerika barakwiruka cyangwa mwibeshye se muturitse mpite mvuga abantu bacishaga amafaranga ku makonte y'abantu ngo muyabahe kubera ko bari gukorwaho iperereza muri Amerika reka ngende nzabazanira show muri iyi minsi nzabazanira se abantu bacishaga amafaranga ku bandi bantu ngo bayabahe hano mu Rwanda kubera yuko muri Amerika bari kubakurikira sheri nushaka usubire muri Amerika utarandagaraho kwandagarira Nyarugenge wakwandagarira muri Amerika muri bari abazungu baba batabazi kuko abanyarwanda binaha baba bitaye ku byaha abazungu nabo ntibaba bababaza babona bakabona bakubona nk'abaprimati ariko inaha Nyarugenge akantu kose ukoze turasotora tukareba tukavuga tuti egoko mwabonye se nawe muponyonyo nzabaranguza abantu bigeze gucishirizwaho amafaranga ku makonte yabo kugira ngo babone uko bayahereza uwo muntu kubera ko bari gukurikirana sheri yo kwandagarira Nyarugenge wakwandagarira muri Amerika I beg what
mwagiye mukandagarira muri Amerika kuko abanyarwanda bari muri Amerika bari bizenyo bari gushaka